Yes kabisa, noneho uyu munsi ni uku dutangiye filime y'uyu munsi rwose. Dutangiye umumama afite imbuto, umucuruzi ari kwinjira mu modoka, ari nako munsi y'imodoka rwose aho binjirira umusore ari munsi afite ikibabi ari kugikoza mu maguru. Umumama ikariso iramanuka abura uko abigenza, akavuga uti nyagasani mu ntabare ndumva nshaka kugwa. Ari nako rwose abwira umushoferi akamubwira ati injira tugende nta kibazo, ati ngiye kugwa, ati ndumva ntazi imyenda yanjye, umwenda w'imbere urimo uragwa urimo uramvamo. Ubwoba buramwica, agiye kugwa ahita atereka hasi ibyo yacuruzwaga cyangwa se ibicuruzwa, arangije noneho ahita azamura ikariso kuko hari umuntu uri munsi mu modoka wamufotoraga ufotora mu maguru y'uyu mukobwa. Ese bimeze bite, birarangira bite? Umukobwa ahita azaricara na wa musore nawe ahita ava munsi y'imodoka rwose, araza akingura imodoka arangize arinjira. Filime y'uyu munsi ni uko tuyitangiye muri ubwo buryo, uraza gusobanukirwa umenye buri kimwe cyose intambwe ku yindi. Yaraje atangira kwereka shoferi ati dadi, ati reba amafoto arasa neza, ni mwiza, noneho ibintu biraza kuba byagenda neza. Wa mugore nawe arabibona rwose ko ari umutego bari bamuteze, bafotoraga mu maguru ye. Ese bashakaga n'iki? Ari nako rwose uyu mupapa yitegereza areba ifoto rwose n'uyu musore, bavuga ati ni mwiza cyane, ateye neza rwose, ntawe utamwifuza. Ati mwana wanjye, ati ameze neza cyane rwose, urabona yuko araryoshye ameze neza. Uyu nawe arabyumva rwose, ahita ashyira akaguru ku kandi. Ese ni ibiki, biraza kugenda bite? Ese aba bashoferi bafite umugambi ki kugira ngo bafotore uno mugore barangize barebe ifoto ye bishime baseke cyane? Ari nako amubwira ati rwose uyu munsi uraza kugenda neza. Ari nako rwose umukobwa abumva aho yicaye rwose abareba, ari nako bakomeza kugenda ahindura video rwose, areba telefone, arangije ayishyira aho ngaho. Umukobwa arabibona, gusa umukobwa yababaye cyane. Ari nako shoferi uyu mugabo rwose munini ahindukira akareba umukobwa, akabwira mugenzi w'uyu muhungu rwose ati ameze neza, ati urabona ko n'isura ye rwose irabimerita, uko asa imbere ni nako asa no ku isura, ameze neza rwose. Ese ni ukubera iki? Nazanye filime nk'iyi ngiyi kugira ngo ize gutanga isomo ku bantu bakora ibintu nk'ibi ngibi, n'ikindi gihe rwose bajye baba abakirisitu, baba abantu bazima. Bimwanga mu nda, arahaguruka agiye gukingura, yabonye yuko aba bantu atari abantu beza, atari abizerwa. Atangira kubabwira ati mundeke nigendere njye gutega indi modoka, rwose ibintu ndi kubonera aha ngaha ntago nagenda nishimye rwose. Umukobwa, umusore aramubwira ati tuza madamu, ati nta kibazo tugende, ati ibyo wabonye nta na kimwe kirimo kandi ibyo waketse byose sibyo, tugende rero. Ari nako rwose uyu musaza nawe akomeza kwitegereza uyu mukobwa. Umukobwa yagize ubwoba bwinshi cyane. Umusore anamubwira ati icare tugende tujye aho tugiye, uri kudukereza. Ati se ntiwateze? Umukobwa agaceceka akamwumva, akamureba cyane. Ari nako umusore rwose amureba n'irari, ahindukira areba umusaza amubwira ati mubwire yicare tugende, akazi karaza kuba gakorwa nyuma. Ese ni akahe kazi karakorwa? Ese umukobwa arabigenza ate? Arimo arabwira uyu musore ati mureke nigendere rwose njye gutega indi modoka. Umukobwa rwose aramwangira umusore, ariyicara akomeza kwicara. Ese biraza kugenda bite? Yahise arokinga inuza urugi rwose, arafunga neza kugira ngo ataza kuba yasohoka. Ari nako mubwira ati uri mwiza, ati niyo mpamvu kuba turi kumwe muri iyi modoka biraza kuba iry'agatangaza rwose, iraza kuba ibyishimo byiza cyane. Ari nako yicara rwose genda. Umukobwa ubwoba buramwica rwose, atangira kumva atazi iyo ari nako areba abagabo bagaseka, ari nako batangira kuganira rwose. Ese biraza kurangira bite? Ese uyu mushoferi biraza kurangira bite? Mukurikire intambwe ku yindi, muraza gusobanukirwa buri kimwe cyose. Nazanye filime nk'iyi ngiyi kugira ngo ibashe kuba yatanga isomo ku bantu bakora ibintu nk'ibi ngibi rwose, bibasha kuba byabangamira abakiriya cyangwa se business wakoze ukabasha kuba wakoreramo ibintu nk'ibi ngibi bigiye kuba byakorerwa uyu mukobwa. Nubwo tutazi ngo ni ibihe, ariko turaza gusobanukirwa kuko amagambo bari kumubwira bamutera ubwoba. Umukobwa yamaze kugira ubwoba, arimo arabinginga babwira ati mwaretse nkavamo koko
ko ahangaha ariho ngeze, mwaretse koko. Atangiye kubabwira ati muvemo rwose, muhagarare mvemo, n'ubundi nageze aho ngomba kujya. Abagabo rwose bakamureba bagaseka rwose, bagasekera icyarimwe. Umukobwa arababaje, ese ari nkawe wabigenza ute? Ntuzi icyo bagiye kugukorera, ese watangira gutekereza ngo iki bwo ko wakora iki? Umukobwa rwose atangira kureba hirya no hino, ari nako yibaza avuga uti aba bagabo rwose ibintu bagiye kunkorera, batwereka rwose kizimyamwoto, arayireba arayitegereza rwose, ese agiye gukora iki? Mukurikira intambwe ku yindi uraza kuba wasobanukirwa. Yaratambutse rwose afata ya kizimyamwoto, ese agiye gukora iki? Yatangiye rwose kuyifungura, atangira kuyinyeganyeza, atangira kurekura imyotsi mu modoka. Mana nyagasani, uyu mukobwa nawe rwose urabona yuko ari indwanyi, atangiye kwirwanaho mu buryo bwose bushoboka. Yatangiye kurekura imyotsi ayipuriza muri ba bagabo batwaye imodoka bamushimuse, niko twabyita. Imyotsi itangira no guca rwose mu madirishya isohoka, babura uburyo yatwara imodoka, agatangira kugenda atazi n'iyajya, imodoka igenda yikata hirya no hino. Ese biraza kurangira bite? Ari gukoresha ubu buryo kugira ngo byibuze arebe ko bahagarika imodoka kugira ngo abashe kuba yavamo asohoke. Uyu nawe rwose abura hajya, imyotsi imubana myinshi, ari nako rwose akanda aho ngaho bikanga. Ese biraza kurangira bite? Tugaruka kuri uru ruhande, umupolisi rwose uri mu kazi ke ameze neza cyane rwose. Ese biraza kurangira bite? Kurikira intambwe ku yindi. Niba ugeze ahangaha utarakora subscribe rwose yikore kugira ngo tubashe twamenya byinshi byimbitse, turebe ese biraherera hehe. Uyu nawe yatangiye guhamagarwa, yarahamagawe rwose, atangira kuvuga ati bimeze bite ko numva ntari kukumva neza? Ati gerageza usobanure icyo ushaka gusobanura kugira ngo ibintu bibashe kuba byasobanuka. Tugaruka kuri uru ruhande, wa mukobwa nawe aracyapuriza imyotsi kugira ngo arebe byibuze ko aba bashoferi cyangwa se aba bagabo bashaka kumugirira nabi bahagarika imodoka. Akomeza kurwana cyane rwose ngo arebe ko byakunda. Ese biraza gukunda? Kurikira rwose intambwe ku yindi kugira ngo urusheho kuba wasobanukirwa. Wa mugore ahagaze, ya telefoni kubera kwizunguza bari bafite ba bagabo yahise igwa, aramanuka neza arayitora. Wibuke niyo bafotozaga bamufata video ndetse banafotora mu myanya y'ibanga. Ese kubera iki bafotoraga mu myanya y'ibanga bakigambwa bavuga ari amagambo nk'ariya? Telefone yahise yikiniriraho ayishyira inyuma. Ari nako aba rwose bakomeje gukubitwa n'imyotsi bavuga bati uri mu biki? Ari nako rwose umukobwa agira ubwoba, ari nako baza rwose bazubaye bahagarika imodoka. Umukobwa icyo yashakaga kirabaye, babashije kuba bahagarika imodoka. Tugiye kumenya buri kimwe cyose, wumva amagambo rwose. Umuhungu yatangiye amubwira ati wa kikobwa we warasaze, nta soni, urashaka kudukoresha impanuka? Umukobwa nawe akamubwira ati mumbabarire, ni ibintu bitunguranye. Ni gute bitunguranye? Ni gute ufata ikintu nk'iki ngiki cyaduteza impanuka ugatangira kugipuriza ahangaha? Ese aya maso yacu uzi ko yangiritse wayavuza? Batangira kurakara cyane. Umusore afite umujinya, umusaza nawe yarakaye cyane. Ese biraza kugenda bite? Umukobwa nawe atangira kureba hirya no hino rwose, isoni ziramwica. Ari nako n'aba bagabo nabo bamubwira tugiye kudusobanura impamvu y'ibi bintu. Wa rukobwa we, niwanga turaba twakugirira nabi, buri kimwe cyose uraza kuba wahomba ubuzima, uhombe n'ibyo bintu byose ushaka gukora. Umusore rwose aramureba amubwira ati sobanura buri kimwe cyose. Ati atangira kureba umusaza, amureba akana rwose, amubwira ati noneho sinzi ukuntu ndi kumubona, ushobora kumwegera noneho ukamuvugisha mukavuga rwose ibyumvikana. Ari nako umukobwa ababwira ati ntunyegere, ati mwese ndabamenye. Batangira kurebana ngo iki? Ati mwese buri kimwe cyose mupanga turakizi. Ati niyo mpamvu rero nakoze ibi ngibi kugira ngo mbafate. Ati buri kimwe cyose mukora ndakizi. Ati niyo mpamvu buri kimwe cyose rwose ngomba kukibaryoza mugenda mukora. Mwebwe mwabagabo mwe muri abagowe muri abatinde. Ati mwari muzi ko mutazafatwa. Ati naje nakoze uyu mupango kugira ngo nkugaragarize buri kimwe. Wa mugabo ntago ari wowe wari uri ku bitaro utegereje umugore wawe yagiye kwipimisha inda. Umugore wawe akaza rwose aje kukubwira inkuru nziza, akakubwira ati sheri ndatwite, ati ibintu byagenze neza kandi gahunda ni sawa cyane. Warangiza
ukamwica urw'agashinyaguro. Ni inkuru arimo abwira uno musore n'uno musaza, ari nako rwose uyu mugabo yaramubwiye ati njyewe ntaho nkuzi, nta nubwo nigeze nkutera iyo nda, mvane ibipapuro imbere, njye sindi umugabo wawe, nta nubwo nanabitekereza. Ati uranyumva neza, mva imbere ugende ushaka uwushyiraho iyo nda, njyewe ntabwo nigeze nkutera inda, njyewe mfite umugore utari wowe. Ati ariko sheri, ati uranyobewe se ntabwo ari njyewe umugore wawe? Ati ariko se aka kanya uranyibagiwe? Ati njyewe ntabwo naba nkuzi ngo nkwibagirwe, nta nubwo nigeze nkumenya. Icyo ugomba kumenya, umugore wanjye ni uyu nguyu, niwe mugore wanjye n'untwitiye, ni nawe uzambyarira. Genda rero umva imbere ujye gushaka undi mugabo utari njyewe, kuko njye ntabwo nkukwiriye. Ubu rwose umukobwa arababara cyane, mu gahinda kenshi cyane. Ati ntabwo byumvikana ukuntu rwose nari mukoreye siripurize, ntabwo wansimbuza undi mugore, ntabwo byakunda. Ati twasezeranye mu bibi no mu byiza, ntabwo wampemukira rero. Ati ubu mfite inda nkuru ikuze, ati ntabwo wakambaye hafi, ntabwo wakanjugunye gutya. Arimo ararira umugabo we. Ibaze nawe rwose, nta habe n'impuhwe yanamugirira. Afite inda ikuze rwose, yarazi ko amukoreye siripurize, kumbe rwose asanga umugabo yamaze guhindura amerekezo, yifitiye undi mugore. Ni inkuru arimo abwira uyu musaza n'uyu muhungu, byose ari kubimurondorera kugira ngo amugaragarize ko amuzi rwose. Uyu nawe yasigaye ahangaha arira, yibaza ibintu bimubayeho. Umwana ndamujyana hehe? Papa kamwihakanye ko ndi umukene nta kazi mfite. Ati ibyo byose ndabizi neza, ikirego cyawe turagifite. Ati buri akantu kamwe ku kandi, buri kimwe cyose turagifite, dosiye yawe turayifite. Wa musore we nawe, ibyo ukora byose turabizi, uranyumva neza? Ati wowe uwo ni papa wawe. Ibazo umubyeyi wifata rwose agakora ibintu nk'ibi ngibi n'umwana we, atangira kumusaba imbabazi. Ati reka izo mbabazi rwose uzijyane ku ruhande, nta n'ikintu zahindura ku byiyumvo n'amarira wateje abantu. Tugaruka ku rundi ruhande, yongera kubabwira indi nkuru kuri uriya musore. Arongera rwose umunsi umwe nuko nguko byagenze rwose. Iyi modoka basanzwe bayifata bakayifatiramo abantu b'abakobwa, barangiza bakayikoreramo amabi. Uyu mukobwa baramufashe baramusambanya, bakamusambanyiriza mu modoka. Buri mukobwa wese winjiye mu modoka baramufata bakagenda bamusambanya. Mana nyagasani, nibyo arimo abwira uriya musore n'uriya musaza. Uyu mwana nawe yafashwe ku ngufu muri ubwo buryo. Ese biragenda bite? Bafashwe, nababwiye ngo muraza gusobanukirwa buri kimwe cyose intambwe ku yindi. Wowe gusa ube hafi, ntugende video bitarangiye. Umukobwa arimo ararira, ati nyagasani, ese nzongera gutega imodoka? Ese nzongera gutega? Bizagenda bite? Umukobwa yafashe intambwe nuko agenda, yavunaguritse, yabaye injege, yabaye inoge. Mana nyagasani, ujye utabara abantu nk'aba ngaba. Story yacu cyangwa inkuru yacu turacyayikomeje. Umukobwa aracyari kugenda abarabara rwose mu gahinda kenshi. Yahise aza kuri polisi, aza gutanga ikirego. Ati rwose atafande bamfashe ku ngufu. Ati nateze imodoka ubwo naringiye ku isoko, barangije umusore aramfata aransambanya, kandi ntabwo muzi rwose, nta nubwo yagize akoresha agakingirizo. Mfite ikibazo rwose, ndashaka ko mundenganura. Uyu ni wa mugore, ni umu ofisiye, ni afande mukuru. Ari nako rwose uyu mupolisi amubwira ati gerageza utubwire neza uwo muhanda ni uwuhe? Ese byabereye hehe? Byabaye ryari? Ari nako umukobwa ati byabaye mu kanya, nta gihe kinini gishize. Ati rwose ndi no kubabara, nkeneye no ko mumufasha nkajya kwa muganga. Umupolisi arimo aramwumva. Gusa afande mukuru mwenyewe uri mubwira inkuru bariya basore n'uriya musaza arimo arabyumva. Kumbe yari umufisiye mukuru, niyo mpamvu uraza gusobanukirwa. Ntugende utashoje iyi video, uraza kumenya buri kimwe cyose. Atangira kubwira umukobwa ati humura mukobwa, ati ubwo wageze ahangaha uraza guhabwa ubufasha bwose ukeneye.
uyu mwafande nawe muto rwose arimo arumviriza ibyo uyu mukobwa arimo asobanura. Ati rwose afande, nateze imodoka ndi kugenda, ati barangije amfata ku ngufu, arangije aransohora, atangejeje naho nari ngiye. Ati ubu mfite agahinda gakomeye cyane, ati ndashaka ko mumfasha rwose mukanjyana no kwa muganga nkareba ko nta birwara yanyanduje. Umupolisi aramwumva rwose, afande arababaye, afite umujinya mwinshi cyane. Wibuke neza nibyo arimo abwira ya nsoresore na wa musaza bari bamushimuse bazi ko babonye imari rwose. Umukobwa yakomeje kurira, akomeje kubasobanurira, ari nako umupolisi amubwira ati gerageza uduhe aderese, uduhe buri kimwe cyose tubashe kuba twagufasha akantu ku kandi, intambwe ku yindi, kugira ngo ubashe kuba wamenya ni bantu ki, ese tubashe kuba twazibira n'abandi bose babasha kuba bakorerwa ayo mabi, tubashe twarembura ayo mabi yose bapanga. Umukobwa niko yigize rwose umuntu ucuruza imbuto ku muhanda, ari nako rwose yagerageje uburyo ki bwose abasha kuba yabafata. Imodoka yarazaga, iraza rwose, arayinjira yisanga muri iyo modoka, aracyababwira. Bivuze ngo rwose inkuru yose rwose nuko iri kugenda uraza gusobanukirwa, uraza no kumenya aba bisanze bari muri kawo cyangwa se bafashwe nta n'ingununwa rwose. Umugore afande rwose, ubu na afande ntabwo twari tubizi rwose, arimo arababwira ati rero niyo mpamvu mudakwiye imbabazi, ni nayo mpamvu mudakwiye buri kimwe cyose, mugomba gufungwa ubuzima bwanyu bwose mugahabwa ibyo mukwiye, ibyo mukorera. Ati nta kuntu. Umusaza rwose akamubwira ati afande mbabarira, ati zo mbabarira, nyuma yo kwangiza ibyangiritse nta kintu zakemura, nta n'ibintu habe rwose, mugomba gufungwa, mugomba guhabwa igihano, kandi ngomba kubifungira nkabakatira. Ari nako atangira kureba rwose ku ruhande, abwira uyu musore rwose ati ntago byumvikana, ati ni ibintu byahuriranaga, ntago twigeze tubipanga ngo bibe rwose, ni ukwisayidira bisanzwe. Ari nako rwose umusore agenda amubwira ati utwumve rwose, utubabarire, ubashe kuba watwumva, buri kimwe cyose ubashe kuba wagikemura, ati twanabikemurira ahangaha. Afande rwose akabura akamubwira ati no, amazi yarenze inkombe, nta n'ikintu na kimwe mushobora kuba mwavuga ngo nyumve, ni nayo mpamvu nabagenze kenshi, mbategura kenshi, niyo mpamvu mugomba kuba mwafatwa mugafungwa rwose. Ati rwose ubyumve neza, nta mutima mubi wundi. Ubwo umugore nawe rwose uri ahangaha afande arimo arababwiza inani na rimwe, ababwira ati turimo turatana umwanya, ahubwo nakabaye n'abagejeje iyo mbajyana nkabasha kuba nabafunga. Barangije bumva polisi iraje, bumva ati se polisi kandi? Ati hoya, ati nta n'iyo polisi itaza, gusa n'uko igomba kuza, njyewe ubwanjye ngomba kubifungira, mfite buri kimwe cyose, ati mfite amapingu ngomba kubambika nkabifungira njyewe ubwanjye. Bagira ubwoba. Mana nyagasani, niba uzi abantu bajya bakora ibintu nk'ibi ngibi b'abashoferi, iyi video uyibahe bayirebe. Niyo mpamvu mba nahisemo filime nk'izi ngizi kugira ngo rwose zibahe isomo, zibahe buri kimwe cyose rwose cyiza cyabasha kugira akamaro sosiyete. Barafashwe barazanwa hanze rwose babaziritse amapingu, ari nako polisi yari ihageze rwose ababwira ati rero ubuzima bwanyu bugiye gukomereza muri gereza kugira ngo mubashe kuba mwahanwa by'intangarugero. Umwana na papa we rwose nibo bakoraga amahano nk'aya ngaya, bagafata abagore bakabinjiza mu modoka bakabasambanya, bakabakorera ibyamfura mbi. Niyo mpamvu rwose bagiye guhanwa by'intangarugero. Umupolisi uri ahangaha ari nako ababwira uti abana banyu murabahemukiye cyane, mfite igihamya. Wowe ufata telefone ukaza umfotora mu myanya y'ibanga, nari ahangaha nabyumvaga, kandi buri kimwe cyose nari nkizi. Niyo mpamvu rero iyi telefone ni ikizibiti cy'uko rwose mugomba kuba mwafatwa mugafungwa. Ikizibiti kirimo ufata video uri munsi y'imodoka rwose, wari uzi ko ntabizi ariko ngiye nari mbizi. Niyo mpamvu rero n'amafoto wamfashe ugahangara nta soni. Buri kimwe cyose rero kirimo hano, iyi ngiyi niyo gihamya, kandi nabirana nabyo n'ibirego byanyu turabifite. Tugomba kubigenza intambwe ku yindi, akantu ku kandi, mukabasha kuba mwahana. Mana nyagasani, nizere yuko rwose iri somo ritambutse neza, buri wese aryumvishe neza. Filime nk'izi ngizi zo rwose
muzajya muzibona umunsi ku munsi. Mwebwe munyereke urukundo, munyereke, munkundishe n'abandi. Njyewe nitwa Watara. Inkuru nk'izi zo rwose zizajya zihoraho rwose kuri KMV Rwanda. Rwose umupolisi yarabafashe arabafunga, arangije amuhereza telefone ati yitware rwose, ubundi buri kimwe cyose kibashe kuba cyagenda neza. Anamushimira rwose afande ngo urakoze cyane, ati nawe urakoze cyane kuba utabariye igihe, buri kimwe cyose rwose turaza kuba twakimenya. Tubabwira ngo rwose afande akoze akazi gakomeye cyane, mbabwira ngo hasta la vista.